Daniel avanwa Muganza aza gusimbura Vincent, ariko hagati harimo umudamu hamaze amezi 9 wamaze nawe kubaka ibye afite ko yayisanije n'abaturage. Ako na kantu administrativement bagomba kubanza bakareba. Yego. Noneho Daniel rero impamvu uwo gitifu wa Bugarama yafashwe kuwa gatandatu, ibintu bigira ngo byinshi nkurikije uko abariyo bari kumbwira, ni ibintu bitatu byabaye mu gihe cyo kwibuka icyarimwe. Icyambere ngo habaye inama itegura kwibuka ku itariki ya mbere. Umuturage umwe yifuza asaba ko ku itariki 6 haba umugoroba utegura kwibuka, ngo abaturage abarokotse bakuze bakabwira abakiri batoya hakabaho kuganira muri make. Yego. Uwo wabivuze ni uwo mu rubyiruko. Numvise afite izina ntazi kuri telefone, ntago byazaga neza, ntago barinyandikiye, ariko ni nka Ibra cyangwa Ibrahimu gutyo. Abisaba mu nama. Abisabye mu nama gitifu ntiyabyemera, ariko gitifu amugira inama ngo azabibaze akarere. Reka ubwo ko nagakosa ka mbere. Irya kabiri ngo yagiye kwibuka kuri Rusizi, ngo yanga ko bamufotora. Gitifu uwo watawe muri yombi. Icya gatatu bagiye kwibuka ku nshuro ya 32 banderole wa mwenda bashyira ku murege cyangwa kwishu ahazibukirwa kwishura aho waruri barawiba. Aho biremerera rero nanone uwo mugitifu burya hari n'ibindi nabyo tujya tugira nubwo icyaha bari gatozi, ariko na Bibiri ubwayo igivuga ngo niba ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base. Ibyo mu muco birimo nubwo bitari mu mategeko. Uyu muhungu rero, uyu gitifu wa Bugarama, abantu banabyumve ibingibi. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Twari tumaze iminsi tutari kuboneka kubera ibihe turimo. Uyu munsi ni nabwo twasoje icyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside muri Mata mu 1994. Mwari wiriwe neza? Umeze ute? Nibisanzwe ibihe turimo wese arabizi. Nubwo kwibuka ari iminsi 100, ariko icyumweru cyo kwibuka iminsi 7 kirangira uno munsi kuri 13. Ni icyumweru cyaranzwe n'abantu gusura inzibutso, guhura bakongera bagatekereza bakaganira ku byatumye jenoside yakorewe abatutsi ba. Ni icyumweru cyabayemo ukurikije n'indi myaka uko abantu bagendaga babivuga, bonye ko abantu gusura inzibutso no kwibuka abantu bagiye babyitabira. Nabashije kugera kuri site 3. Kuwa gatanu nari hano Sainte Famille, kuwa gatandatu njya ku Gisozi, ejo ku cyumweru njya Izaza. Aho hose niko nagendaga mbona ibindi nkabyumva no ku maradiyo. Yego. Ikigaragara nuko abantu benshi bafite ubuhamya butandukanye. Hari n'abagenda babohoka bakabutanga bari barabitinye. Kandi ikigaragara nuko nkurikije n'amasite nagiye nsura, inzibutso nagiye nsura Nyarubuye, Murambi, ngira ngo Nyamata yo nayisuye mbere nayisuye mu mwaka ushize na SKFM, ariko nari narayisuye nko muri 99 ngira ngo noneho n'inzibutso zitaratunganywa neza. Yego. Benshi mu muhamya bagiye batanga wumvaga harimo abari bafite uburemereye bari baratinye. Hano Sainte Famille batubwiye imiryango 3 yazimye n'undi umwe umaze kuzima, kuko wari warokotsemo abantu 3 nabo batagihari. Ejo Izaza nubwo ntabyumvise mu buhamya, ariko byari mu ndirimbo bavuzemo imiryango 4, ariko ubwo iyo nayo yazimye. Ubwo nayo ni yabaririmbaga babashije kumenya kwibuka. Tujya ku Gisozi hari umudamu umwe waruje bwa mbere
kandi harimo umugabo we n'abana. Umudamu afite ihungabana rikomeye kuko ntiyajyaga ajya kwibuka. Noneho ihungabana yakuyemo ngo baramuhize cyane ngo yari uwa hano mu Kiyovu. N'ubu Kiyovu atangiye kukigenda nyuma kandi ariho yari atuye, ahafite n'inzu. Ariko kuba ko ngo yahizwe cyane bakajya bavuga ngo umudamu bavuga wayoboye ubwicanyi muri Kiyovu, ngo yaravugaga ngo igihe uwo mudamu ataraboneka ngo interahamwe nta kazi ziri gukora. Wa mudamu bimukukiramo n'abana yarokokanye, ahunga interahamwe kugeza yambutse imipaka, aragenda ajya i Buganda amara imyaka 15 yumva ko nyine agihigwa. Urumva ihungabana. Ariko kwa gatandatu yarabonetse, araza n'abana be, arishima cyane, byafashe imbaraga. Abarokotse jenoside bari baturanye nawe mu cyahoze ari segiteri Rugenge, bagenda bamukaruma bamuganiriza birangira noneho ashize ubwoba. So rero abantu bafite ibikomere byinshi kandi bagomba kubyomorwa n'abandi. Impamvu ngewe nabaye nafungutsemo ukundi kuntu nuko hari yindi minsi, hari yindi myaka wabonaga kwibuka byarahariwe abarokotse. Ariko ubu abantu bose babigize umuco, abana bavutse vuba nabo bakajya gusura inzibutso ku Gisozi, wabonaga urujya n'uruza, parikingi zabaye ntoya, mbese abantu bose ubona ko bakeneye kujya kureba kumva ayo mateka ashaririye abantu banyuzemo, nta kubiharira abandi. Ubundi iyo niyo nzira yonyine ishobora gutuma abantu bakira ibikomere kandi noneho jenoside ntizasubira ukundi. Kuko iyo bamwe bacecetse bakabiharira abandi, biba bimeze nko gutegura iyindi mu myaka 100 cyangwa 200 iri imbere. Kuko hari abatari kumva ibyabaye, ariko iyo abantu bageze ku rwego buri wese abyumva, ahita yumva ko u Rwanda rwagushije ishyano. Ndaza kubivuga mu kindi kiganiro, ariko reka mfata akantu gatoya. Umurongo badusomeye ndaza kusoma, ariko ni Yobu 14 umurongo wa 7 kugera ku wa 9, aho bavuga ngo igiti cyaratemwe amashami agenda hasigara igitsinsi, ariko kiza kubona amazi kibonye amazi kirongera gisa naho gitoha. Ubwo mu kiganiro turaza kumenya ngo amazi ninde, gutoha ni gute, none cya giti cyongera kubaho. Niyo nzira turimo twese nk'abanyarwanda, kuko nta n'uwitakozeho. Umwana w'umwicanyi yigishwaga n'uwo se yishe. Umwana yabuze mwarimu, sibyo se ko bimeze kabisa. Padiri abura abakristo babura padiri, abaturage babura umucuruzi aho bahahiraga. Buri wese byamugezeho. So reka ndekera kuko ndaza kuvuga mu kindi ikiganiro ndaza kwifashisha ubutumwa bwa Rezirwe, nifashishe n'inyandiko nakuye kuri website ya Minubumwe, ariko nayo isanzwe nyizi nuko nagiye gusacinga kuri Google nkasanga Minubumwe nayo yamaze kwishyiraho. Ibyo nibyo turaza gukoresha mu kiganiro cya kabiri, tureba cyane cyane bijyanye no kwibuka, ariko n'icyuyu munsi gifitanye isano nacyo. Yego. Ubwo twari turi kuganira mu kanya, bambwiraga ko gitifu yatawe muri yombi. Uwo gitifu ni muntu ki, yari amaze igihe kingana gute ku buyobozi, ku bugitifu? Ese gitifu arazira iki? Ndagira ngo twinjizemo neza. So reka mbyite ko ari iperereza rigikorwa. Ejo mvuye izaza tugiye kunywa fanta kuri dereva, tukihagera turi muri parikingi, umuntu w'umudamu yarampamagaye wo mu Bugarama i Rusizi. Arambwira ariko ubona ko nawe ari amakuru abonye, kuko nta kiba mu Bugarama. Yambwiraga ko atariho ari, ariko ambwira ibintu numva nawe adasobanukiwe neza. Arimo ambwira ati gitifu bamutaye muri yombi, ngo yasabye umugoroba wo kwibuka ku itariki 6. Ibyo ni byo uwo mudamu yari afite. Nanjye sinicara, ntangira manza kubaza umunyamakuru dukorana ubayo,
sinzi niba yabimpishe, sinzi niba ntabyo yarazi, sinzi niba wenda hari ubucuti afitanye n'abayobozi baho ngaho, cyangwa se ari no kwirinda ko byamenyekana ko ari we watanze amakuru. Ananiye mpamagara undi muntu uba Nyakabuye arambariza, kuko Bugarama twayivuzeho igihe kinini, sibyo? Twayivuzemo kesi ya gitifu wabanjirije uyu nguyu, babyumva, nubwo watafunzwe ariko ntago nawe ibyavugwaga byari ibigwi, byarangiye nawe ngira ngo niba yareguye, niba yaragiye kwiga, simbyibuka neza impamvu yatanze, ariko nta kiri hari. Nyuma yaho tuvuga indi nkuru y'umugabo, umugabo bita Sibo, nawe wari wagambaniwe, bamufatira muri rogi n'umwana wiga mu wa 2 segonderi. Umugabo aramufunga, ngira ngo yamaze nk'ibyumweru 3 birengaho, yafashwe nko ku itariki 8 arekurwa kuri 5 z'ukundi. Iyo nkuru nayo twayivuzeho, turacukumbura Bugarama yose, turabyumva ibijyanye na inzego zishinzwe imisoro n'abaforoderi, uko babanye. Mbese Bugarama itubera Bugarama koko. None ubwo gitifu wa undi twavugaga yasimbuwe n'umudamu wari uvuye mu murenge wa Muganza cyangwa Bweyeye, hirya gato, kuko iyo mvuze ngo hirya abatabyumva, wavuye Kamembe ukava Mururu, ukava Gashonga, ukagera Nzahaha, winjiye Bugarama. Iyo mvuze ngo hirya, ubwo winjiye za Muganza na za Nyabitimbo, ngira ngo na Bweyeye ku ishyamba. Ubwo niho ndimo ndasobanura icyitwa hirya. Iyo mvuze hirya, kuko na Bugarama ni kure, ariko hirya ni ukurenga Bugarama, izasimerwa ukinjira, niho ubwo urenga zasimerwa. Yego, simerwa iri muri Muganza, ni hirya kabisa. Yego. Rero urumva uwo mugitifu niho yabanje, kugira ngo abantu baze kumva ino nkuru neza. Uriya mugitifu twavuzeho bavuga ko ngo yatwaye umugore w'umuturage, urayibuka? Ndayibuka iyo nkuru. Uriya mugitifu rero yaje kuvaho, avuyeho bazana uwari adimini w'umudamu bakuye aho muri Muganza cyangwa Bweyeye, ariko ni muri iyo mirenge mvuze, umwe muri iyo. Yego. Aho uwo mudamu bamukuye yakoranaga n'uyu watawe muri yombi. Uyu watawe muri yombi aguma Muganza, yabanje Bweyeye yaza kuza Muganza, noneho avuye Muganza aza gusimbura wa wundi twavuzeho w'umugore, wa wundi twavuzeho umugore wabanje. Nuvuga ngo uwavuzweho umugore yaragiye asimburwa na wa mudamu uvuye za Muganza, aho uyu watawe muri yombi yakoraga. Wa mugore araza akora interimu y'amezi 9. Iki kintu ndaza kukigarukaho nk'amakosa agenda aba mu buryo bwa administration, cyangwa se mu mikorere isanzwe y'abantu. Kuba uri muri interimu ukayikora amezi 9 wamaze kwiyumvamo confidence, hanyuma bakazana undi, wowe ntibakwemeze, haba harimo kankite agakomere cyane. Harimo agakomere. Wubatse ibintu mu mezi 9, ufite network y'abacuruzi, ufite network, wamaze kumetriza wenda abaforoderi, wamaze kumetriza abarimu n'abaganga, urimo wubaka ibintu, wamaze kwiyumvana n'abaturage. Yego, bazanye undi. Iyi statement mvugiye kuri gitifu wa Bugarama niyo twavuze kuri Kayonza. Kuri Kayonza nabyo ndabyibuka. Kayonza twarabivuze, vice mayor aba vice mayor babiri bari bamaze manda hafi 2 muri kariya karere. Ariko mayor we nibwo yarakiza. Kubyumva? Ndi kubyumva. Umusaruro mwarawubonye. No w'imitanga. Niba twemera ko vice mayor yaba na mayor, noneho umuntu umaze imyaka 7-8 mu karere, ntumwemeze nka mayor, ukaza n'umbeya uvuye ahandi. Za network wa wundi umaze 7 yamaze kubaka zizorohera mayor uje. Ntishwe.
aho nicyo kibazo rero abantu bagomba kujya babanza bagatekereza. Icya mbere, umaze igihe muri iyo mirimo ayikora neza aba yiyumvamo ko nawe yazamurwa mu ntera agashimwa. Yego. Ibyo ni kimwe. Hanyuma n'abari bamaze kumwibonamo kugira ngo bamuveho bajye ku mushyashya, na wa mushyashya araza abanje yigetere, arigatere se barayimuha neza babandi bayimazemo igihe, bafite network zabo, ntayo bamuha kuko mu misoro, nako mu myubakire, mu mutekano, mu bukungu, mu bumwe. Nuko ubwo ako kantu gatinzeho gukora iyo conclusion turaza gufata. Good. Daniel avanwa Muganza aza gusimbura Vincent, ariko hagati harimo umudamu hamaze amezi 9 wamaze nawe kubaka ibye, afite uko yayisanije n'abaturage. Ako na kantu administrativement bagomba kubanza bakareba. Yego. Noneho Daniel rero impamvu uwo gitifu wa Bugarama yafashwe kuwa gatandatu, ibintu bigira ngo byinshi nkurikije uko abariyo bari kumbwira, ni ibintu bitatu byabaye mu gihe cyo kwibuka icyarimwe. Icya mbere ngo habaye inama itegura kwibuka ku itariki ya mbere. Umuturage umwe yifuza asaba ko ku itariki 6 haba umugoroba utegura kwibuka, ngo abaturage abarokotse bakuze bakabwira abakiri batoya, hakabaho kuganira muri make. Yego. Uwo wabivuze ni uwo mu rubyiruko. Numvise afite izina ntazi kuri telefone, ntago byazaga neza, ntago barinyandikiye, ariko ni nka Ibra cyangwa Ibrahimu gutyo. Abisaba mu nama. Abisabye mu nama, gitifu ntiyabyemera, ariko gitifu amugira inama ngo azabibaze akarere. Ubwo ko nagakosa ka mbere. Irya kabiri ngo yagiye kwibuka kuri Rusizi, ngo yanga ko bamufotora. Gitifu uwo watawe muri yombi. Icya gatatu, bagiye kwibuka ku nshuro ya 32 banderole, wa mwenda bashyira ku murege cyangwa kwishu ahazibukirwa, kwishura aho wari uri, barawiba, uribwa. Wibwe, directeur w'ishuri wibweho abibwira gitifu. Gitifu atinda kubwira inzego, eda ngo bakora undi cyangwa se abe n'iperereza ngo uwo mwenda wibwe nande, kuko biragoye kubitandukanya no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Ese uwo mwenda ubundi mwise umwenda, ariko si umwenda wadodamo ishati, ni igipapuro cyo kora, wenda ushobora kugikoresha siki ntacyo, hatarimo gushaka gupfobya no gusabota igikorwa cyo kwibuka. Uriya mwenda ntacyo wamara, ntacyo. Kandi n'ubundi nuwaba yawutagetinza afite icyo azawukoresha, kwihangana icyumweru ntago byamunanira. Bivuze rero ngo wibwe mbere yuko kwibuka bitangira. Yego. Ahantu uyobora rero ibyo bintu bitatu nibyo tugiye gusesengura, turebe ngo uyu mugabo yazize urw'abagabo, yazize akazi, yazize ubwe, yazize uburangare, yazize iki. N'iby'iperereza, kandi n'amaperereza yarakozwe. Yego, dutera imetero none. Kamere kuri kariya. Ubundi iyo nama itegura kwibuka, uwo muntu uhagarariye urubyiruko agasaba ko bagira umugoroba wo kwibuka ku itariki 6, yara gitifu nk'umuyobozi zitukwamo nkuru, yagombaga kumusobanurira ko ibyo bintu bidashoboka, aho kujya kubaza meya, kuko ibyo ni ibintu umuntu wese ujya mu nzego na gitifu w'akagari yakabaye abizi. Umugoroba wo kwibuka kuri 6 ntago uba wibuka jenoside yakorewe Abatutsi, aba ari ugupfobya, ahubwo wenda banagutwerera, ahubwo kuri kwibuka indege yamhanutse, ko niyo yahanutse kuri 6. Kuko cyagiye twabisubiyemo. Yego. Abantu banabyumve ibingibi, ari ibihugu biba byabihaye n'uburemere cyane. Gupfobya, ngira ngo mu Faransa hamaze kuba imanze ebyiri, nigeze kubivuga. Urwa Charles Onana rubaye vuba, ngira ngo rwabaye muri uno mwaka hari. Rwatangiye umwaka ushize, n'ubu mu kwa kabiri manza rwarabaye.
habaho n'undi munyamakuru witwa Natasha Poloni mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa umwe, bose bazira gupfobya. Hano mu Rwanda, u Rwanda rwigeze guhambiriza, nubwo nyine umubano wagezeho nyuma ukazamba hagati y'Ububiligi n'u Rwanda, ariko hari igihe twigeze u Rwanda rwahambirije umujyanama conseiller d'ambassade na attaché militaire babiri, babaha 24 cyangwa 72, reka mbyitegure. Bazize iki? Nabo abo babiri bo bari muri ambassade y'Ububiligi mu Rwanda, bazize ko bagiye gushyira indabo ku rwibutso rwa babirigi baguye bari muri minwari, indabyo bazijyana kuri 6. Basobanura ko bari bafite ibindi bari bukore nyuma yaho, cyangwa se nta mwanya, bati pas question, mwakoze ahadakorwa 6. Kandi n'ubundi benshi mu bapfobya kupfobya kwa mbere n'ukwitiranya ayo matariki. Abibuka kuri 6, abibuka kuri 7, abe 6 rero baba bapfobya. Ayo makuru na gitifu yakabaye afite. Niyo mpamvu meya, gitifu asabye inama meya yahise yumva atunguwe cyane kuba hari umugitifu w'umurenge utazi ko icyo gikorwa kitashobora kuba kuri 6. Kuko kuri 6 ntacyo yakabaye itwaye, ariko nuko kuri 6 hari undi wapfuye, kandi siwe twibuka. Hari ikindi gikorwa cyabaye, kandi icyo gikorwa kirimo, kandi icyo si cyo twibuka. Yego, uwapfuye kuri 6 siwe twibuka. So rero kubyitira ayo matariki aregeranye, kwibeshyamo gato ntabwo wapfa kubikira. Cyo ni kimwe. Hanyuma akwa ni kamwe akesheshatu. Hanyuma kwibwa kwa banderole nabyo cyakabaye nk'uburangare mu nzego barakomenika cyane. Amatelefone arahari, amamodoka arahari, iki guhita wemforma. Ubu ni no akarengeje n'isaha me atabizi. Yego. Ko banderole yo kwibuka yibwe. Kubirengana iminsi 2. Directeur w'ishuri yaba yakubwiye yaba atakubwiye, wowe niwe bareba, kuko wowe na directeur ari mu munsi yawe. Ubundi directeur ayobora muri filozofi yandi ya gitifu umurenge. So wamubwiye iki? Wamubwiye ko igikorwa nk'iki yo kiri gutegurwa, ibikoresho bijyanye nacyo bigenda bite? Ako kakamugonga. Icyo kwanga gufotorwa rero, cyo nubwo wenda utapfa kukibonera proof, ariko hari impamvu bagiye bambwira. Bambwiye ngo hari amabwiriza avuga ngo nta kujyana indabo ahantu bari kwibukira mu rwego rw'umurenge. Bavuga ngo indabo zizajya aho bazibukira ku rwego rw'akarere. Noneho no mu gitifu agiye kuri Rusizi ajyana indabo. Niba karamujemo akavuga ati ibi bintu ntabwo byemewe, agiye kuzishyiraho bagiye kumufotora avuga ati waya, urabizi ko tubaho muri filozofi bavuga ngo nta foto nta cyabaye. Niba yaributse ati ndi mu makosa mwimfotora, ariko n'abafotora ntiyari yabibabwiye. Ntiyabona n'umutima wo kuvuga ngo nubwo nazizanye wazisubira nayo, ariko nawe yari ari kumwe n'abo bakorana, ntihajye umugira iyo nama. Mwambwira ati ongera usoma amabwiriza ya minu umwe neza, ese hano biremewe kuhazana indabo? Yego cyangwa oya, akamenya icyo gukora. Uko niko yanze gufotorwa. Babyumva? Yego. Yanze gufotorwa. Muri interpretation iperereza wenda nirikorwa neza bigakurikiranwa, bazamenya ni iki kwanga gufotorwa. Yangaga ko afotorwa, yanze gufotorwa kubera ko ari kurwibu, ari yaje kwibuka ari gushyiraho indabo, cyangwa yanze gufotorwa ko atinya ko amakosa akoze ajya hanze. Ubyose ko ari ibintu bibiri. Niyo mpamvu ari iperereza nyine ryo gikorwa. Yego. Kuko urumva icyamukiza nuko avuga ati nari mbizi ko ari amakosa, ntaga ko bamfotora amafoto akagenda. Ariko bibaye ari ukwanga gufotorwa ari kwibuka, nka kwa kundi kwa urabyibuka undi mudamu wari vice meya muri Nyabihu, bamuhaye buje avuga ngo yihe abo ngabo babonye ibyakurikiye. Ndabyibuka. Ni ukwitonda mu nshe. Niyo mpamvu nari nakubwiye ngo tugeze mu gihe cyo kwibuka, uzitonde, nta rwenya, nta Yego. Ibintu byose ukabikora wabanje kubitekereza. Ariko nanone umuti si ukubireka. Kuko ibyo kuvuga
mu cyumweru cyo kwibuka ibyo kuvuga biba bihari. Umuti ntabwo ari wowe mvuga ko nabikoze no mu kindi kiganiro urabizi. Hari n'ibindi bigo byahagaritse ibiganiro nkaho ibyo kuvuga byabuze. Wenda icyo twazakora kanibuka kandi kana uze kungarura kuri gitifu. Ntabwo nagiye kwibuka abanyamakuru kuwa gatanu. Uti gute ubutumire narabubonye ndanabwe imprime mu rugo hari hard copy, ariko mu gusoma niba ari wa munaniro nishyiramo ko bizaba kuwa gatanu wa kino 17 ngira ngo no mu kiganiro nakoranye na ATV narabivuze. Nabivuze ngo tuzabibuka kuri 17 tuzaba duharira, kumbe ni ku 10. Mu very sorry kandi nari nakare ko nagomba kujyayo nkumva n'abanyamakuru muri kira gihe ibyo nzi ibyo nzi nkabishimangira ibyo ntazi nabyo nkabimenya. Ariko urumva muri ngewe nari niteguye kuzajyayo biba nibagiwe cyangwa nasomye nabi. Ushobora kuba warasomye nabi. Ndare urupapuro mu rugo rurahari. Nuza rero iyo wongerera ugatera imetero tugarutse kuri gitifu ka kandi nabanje ka administration ashobora kuba ikipe bakorana batameranye neza cyane ko umvise isano bafitanye. Bakoranye mu wundi murenge waradimini Bugarama ibuze gitifu Bugarama avuyeho waradimini Muganza bamuzana muri Bugarama yagitinga amezi 9 hafi umwaka yiteze ko bazana ikizami agakora agakora interview akagumana umwanya. Ntago yarawanze noneho birangira bazanye uwo bahoranye hirya baramumwegereza bamumushyira hejuru. Muri we mudu y'akazi ntago yabimwe wabishaka utabishaka. Ibyanditse ibyakozwe byubahirije amategeko. Ibyanditse birahari, ariko iyo situation mu mutwe w'uwo muntu wagitinze imyaka amezi 9 habarimo navuga ngo ikise akanyerero wenda ndabyita se guki. Donc warimo gushekinga byita guki kwa kuri imodoka ikubita mu muhanda w'itaka. Sekuse wenda kabyita. Icyo ni kimwe. Ariko noneho donc icyabaye ari ako ngako ko kuvuga ngo ku itariki 6 byavuzwe n'uhagarariye urubyiruko, ariko bijya muri raporo. Niba gitifu yarasinyiye raporo atasobanuye rwa rubyiruko ngo itariki kirazira, ibyo urumva nyine ndajya kubaza meya. Yemera kujya kubaza meya aranabikora. Meya bibonye aratungurwa. Ni gute twisanze aha hantu? Ni gute dufite gitifu utazi ko Rusisi iziririzwa? Ako hanyuma iperereza ritangiye wa muturage wabivuze nkuko bamwe bagiye babimbwira. Wa muturage wabivuze arabihakana, ariko muri raporo birimo. Ubwo niba umuturage wabivuze kandi raporo yasimwe na gitifu ikagenda, ni ibya gitifu. Muturage yese mwigarama cyane. Icyo ni kimwe. Aho biremerera rero nanone uwo mugitifu burya hari n'ibindi nabyo tujya tugira nubwo icyaha aba ari gatozi, ariko na Bibiliya ubwayo igivuga ngo niba ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base. Ibyo mu muco birimo nubwo bitari mu mategeko. Uyu muhungu rero uyu gitifu wa Bugarama ababyeyi be bashobora kuba badahura neza n'amateka we yibyo ari gukora mu kazi. Ngo ni umukozi pe. Ariko nigeze kubona n'ubundi nkuru hari inkuru twigeze kugira mba kuri DC. Umuvunyi wungirije Mukama Abbas yasuye akarere ka Bweyeye. Harimo ibibazo byinshi, harimo barwemeza mirimo bambuye. Akarere ka Bweyeye se kabaho? Umurenge nyine nawe urabyumva. Icyo gihe Mukama Abbas asura umurenge wa Bweyeye harimo ibibazo byinshi. Buriya imirenge iri kure ibamo n'ibibazo kubera ko
byose biba biri mu maboko y'umuntu umwe agakebura ibyo ashoboye ibindi akabikora. Icyo gihe harimo ibibazo byinshi uko umuturage abajije Abbas akabaza gitifu agasanga gitifu iyo situation yarayize. Mu gusoza umuvunyi wungirije aravuga ati vraiment ati ndashima ko hano ari gitifu ubuzi ibibazo byose byo mu murenge. Icyo gihe hari n'abishyurijwe abari barakoze umuhanda wari umuzamu w'ikimashini ibintu nk'ibyo yahavuye amushima. Ariko naho uwo muhungu ngo yahakoze gitifu wa Bugarama muri bweye yahakoze interim y'igihe kirekire batamwemeza. Ariko nyuma kwa ko wari umurenge ugoye bweyeye baza kumwemeza bakurikije n'ibyo nizo performance. Nyuma yaho bamuzana Muganza none ageze Bugarama urumva aragenda ava ku ishyamba yegera Kamembe asigaje imirenge yarasigaje imirenge nk'itatu ngo agere Kamembe kuko nyuma ya Bugarama Nzaha Gashonga Mururu ari Nzaha Gashonga Mururu akageze Kamembe urumva yari maze barahereye bweyeye yari kugenda yegera. Yego nabyo ntabwo ari ibintu nabyo ntabwo ariko bose babyishimira nyine. Nubwo imirenge yose isa wenda wasanga n'abagitifu bahembwa kimwe ariko condition de travail sibyo baguhaye umurenge wenda abana bari mu mutuku bagera muri 30% n'urugero barakuganisha ahantu abari mu mutuku ari nka 5 si promotion cyane abo ni baba banagoye bafite amafaranga basobanukiwe ubukungu buhagaze neza kwiga kurya neza babyumva baguhaye umurenge utahamo imodoka imwe sibyo kandi ibikorwa byose uzajya ukenera uzaba ukeneye hari aho ushobora gukenera umuntu ukumenera agataka gakora karaterite ku muhanda ujya ku ishuri. Abo bose izo mbaraga uba ufite mu murenge wawe nizo zikugira zikorohereza akazi nawe ukumva niyo mpamvu kuva bweyeye ujya Kamembe harimo difference. Urumva rero yarageze hafi yarageze Bugarama yahoraga imirenge 3 gusa. Bugarama nayo ntabwo imeze nka bweyeye uko ikurikiranye uko bweyeye Muganza donc babigiye harimo imbogamizi ngero sibyo. Icyo ni kimwe nabwo ubwabyo ni ikindi kintu gishobora kuba cyatuma abantu batabibona neza. Ariko ariko narimvuze ko kumuhuza n'amateka y'umuryango we atandukanye n'ay'umuryango yashatsemo bien sûr anatandukanye n'umurimo ari gukora. Ibyo nabyo ntago abantu bose babibona kimwe. Icyaha ni gatozi amakosa ni gatozi ariko iyo uguye mu ikosa bahita bakurura amateka yawe bakagera ku mubyeyi bakagera ku mwashakanye bakagera ibyo nabyo ntago byabura. Yego icyo narindi kwibaza muri utwo tuntu 3 twose bambwiye akurikiranyweho ikihe muri biri nta biratangazwa kandi nakubwiye iperereza iyo rigikorwa gukurikiranwa bitangirira mu bushinjacyaha cyangwa imbere y'urukiko. Iyo bikiri mu bugenzacyaha ubwo ibindi tuzabibona muri dosiye ya ubugenzacyaha bumaze kubyemeza. Ariko ngiye mbona ko byinshi bishamikiye kuri administration n'imibanire kurusha penal. Abyumva usibye kira cya Rusisi kwibwa kwa banderole ho hamwe nkunda kukubwira ngo responsabilité role na imputabilité. Ubwo gitifu yabazira imputabilité ariko responsabilité n'umujura role ni nyiri ikigo cy'ishuri noneho bikitirirwa gitifu. Ibyo rero iyo bigeze imbere iyo bigeze imbere ibyo nabyo kwibwa banderole ni ibintu bisanzwe n'amadarapo bajya bayiba kandi ntago turumva ibintu by'imanza ahubwo ikiba gisigaye no kumenya ngo uwayibyagamije iki kuki yibwe nicyo kiremereye kurusha ari agaciro ka banderole mu mafaranga kari hasi cyane. Ariko agaciro ka banderole ni igikorwa cyari kigamije yari yanditseho ibiki uwayitwaye agamije iki arashaka kwibuka bitaba sibyo cyane. Aho rero niho bagomba gushakishiriza. Naho ubundi cya Rusisi bibaye bikaza kugaragara abari mu nama bakemeza ko ari wa wundi rwa rubyiruko rwabisabye nabyo ni ya yindi ni ya responsabilité role na imputabilité. Responsable ni wabibajije sibyo role ni wakoze minute y'inama ariko imputabilité ni wabajije meya. Yego kuki byarenzaho ubundi
wabuze igisubizo uwo muntu, ako niko kagoye. Yego. Akandi kutifotoza ntabwo ari icyaha. Wenda ikijyanye wenda izo ndabyo niba yazishyizeho bibujijwe nabwo no kwica amabwiriza, nta cyaha kirimo. Agize amahirwe iperereza rikorwe, raporo y'uburyo akora, benshi bavuga ko yari igifaru. Ibyo byose ababimerita. Kandi gukora neza nanone buriya imirenge yo mu cyaro bapfa udutiku tujyanye n'imyanya. Abi Kigali bo nta mafaranga. Bo nta mafaranga. Bana ku bwatsi rwose. Niyo buriya utubazo tuba hagati y'abantu bakorana akazi kamwe muri Kigali, ahantu hari amafaranga. Aba ari amafaranga. Ukorana n'abacuruzi ba kanaka baguha amaturo, iriya nyubako wayubatse yakunyuzeho aguha ubwatsi, n'ibyo muri Kigali n'ibyo. Ariko hariya bajya mu tundi, avuka he, yize ibiki, yashatse he, isaba hehe, ibyo byose bakabijyamo, ise yishwe n'iki, yahungiye iki, yatahutse ryari, utuntu nk'utu. Ariko gukora neza ugashimwa hamwe na hamwe bisa nabi mu maso y'abamwe, mu maso y'abakora nabi. Urabyumva? Mu maso y'abakora nabi gukora neza ugashimwa bisa nabi imbere yawe. Nabi. Niryo shyamba ryaba katubyite gutyo. Nibyo dutegereje. Ariko ni haba ubushishozi mu iperereza, hari bishobora kugenda bigaragara. Urumva byo muri rusange ibyo byose, ariko byabereye rimwe kandi mu gihe cyo kwibuka. Ibintu bitatu byose bifitanye isano no kwibuka. Itariki, banderole, indabyo cyangwa ifoto. Niyo byagenda bite rero, nubwo wenda inzego zashishoza, ariko nanone kuba zimufite zimubaza nabyo hari icyo biba bisobanura. Yego. Ntabwo gusa nyine bisa naho byateye ururondogoro. Urumva yari yateguye kwibuka, bagomba kwibuka ejo kuri 12, afatwa kuwa gatandatu. Hari abo yari yatumiye si yo bakiriye. Babyumva? Ni ibintu ubona ko niyo ofete ari nacyo cyahise gituma bimenyekana. Urumva kugira ngo baze kwibuka ku murenge gitifa dahari. Bose bahita batangira kubyibaza. Yego. None abo tugari bagiye babazwa bakavuga uko bimeze, uko inama yateguwe, uko byari bimeze bite, ariko birasaba ubushishozi. Ariko ashobora ashaka hasigira bada ntawamenya. ashobora kubona kimwe kimuhama, ariko ubwo busembwa bukabutatuma agaruka mu nshingano. Ibyo rero nanone gutakaza umwanya nk'uriya, nubwo bidasa no kujya Madrid, ariko nanone ubwo nyine yahita atangira struggle yo gushaka akazi. Ariko iyo yoroshye par rapport yo kuba yakatirwa. Nibyo ngibyo rero. Abantu bashaka kubaka inzu nziza zikomeye kandi zirambye bagana Premium Construction Group. Ni abaenjeniyeri beza cyane b'abahanga bakora ibintu byabo kinyamwuga, dore ko niyo wifitiye ikibanza cyawe urabatumira bakaza bakakugira inama y'icyo kibanza, ndetse bakanagufasha kugipima bakareba se iki kibanza ubu butaka bwakwakira inzu ifite ibiro bingahe, ifite tone zingahe. Ibyo byose barabigufasha, kandi rwose igiciro ni nk'icy'umuneke. Abari i Burayi namwe, abari muri Amerika, bari he, haba diaspora mwese muri rusange, mushakaho amasaziro, mushakaho muzajya muza kuruhukira, mugane Premium Construction Group ibafashe ibubakire inzu, mwishyura make, andi mukagenda muyishyura uri ku gikorwa kigenda. Ubu bageze ku Ruyenzi. Ikiganiro cy'ubutaha tuzagikorera mu nzu bari mu nyubako bari kubaka ku Ruyenzi. Yego. Bahamagare 0784 42 5742 cyangwa 0785 559 80 Yego. Hanyuma inzu za Maranyundo zazamutseho gatoya $5,000,000 kuko ko bagiye kuzazishyiramo kaburimbo. N'ibikoresho bimwe muri finissage byarahenze, kandi ibyo bari gukoresha mu zisigaye ntago bisa n'ibyo bakoresheje mu zambere. Yego, ntibanyarukireyo rero ni Maranyundo bagure zino nzu nziza cyane. Urimo kaburimbo, urumva. Mudugudu urimo kaburimbo, inzu nziza cyane. $65,000,000 ntago ari igihendo kubuhereza inzu
yubatse neza, ifite parikingi yajyamo imodoka zirenze 3, ifite jaride, ifite annexe. Ni inzu nziza cyane kandi yubatse mu buryo bukomeye cyane. Mwana ndagushimiye cyane. Asante sana. Yego ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka. Na Vista Kigali nayo ntabwo twavuga ngo iki gihe cyo gutarama, ariko abantu barakaraba, abantu bavuye, abantu baza Masoro, za Munini, za Bumbogo, baba bavuye nko kwibuka bashobora kujya gukarabira kwa Sostene, cyangwa baje wenda nko kujya gukina yo BR, ntabwo ari kujya kureba umupira ntawe uhari, cyangwa baje kwibuka wenda bari buze kurara i Kigali. Yego abafite imiryango ya Masoro na Munini batuye hanze ya Kigali baje bashobora kuhacumbika kugira igikorwa kigende neza. Sostene rero bafite amacumbi meza cyane. Munyarukireyo ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Iyo mvuze mu kizunguruko mba mvuze rompwe. Rompwe, yes. Kizunguruko cyo kwa Nayinzira urebe munsi y'umuhanda urabona icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali. Bakwakire neza. Nimero yabo 0785 40 80 40. Yego ndagushimiye cyane mwari. Asante sana.